yarinjiye bimeze bita aho hantu twiyedurira muri studio. Oh really? Biriya byari akazi kandi finally n'ubundi nyine business igomba gukomeza nyuma y'ibyabaye byose. Rero yadirinze ukwe ndiringa ukwanjye apanga na pasta pukwe nanjye mpanga na pasta pukwe. Wari ubizi ko muri buhuriremo se? Yeah, I knew. Ntabwo mpamagaye ngo umuze ngo uraza ryari ngo muri kumutaza. Yeah, pasta pia arambwiye ngo sasa uze saa 9. Ubwo rero sinzi niba wezi yaraje mbere cyangwa nyuma. Mwarahahuriye cyangwa waje saa 9 wo gukora ibyaje? Yaje saa 9 nkora ibyanjye ndakora. Nta wari uhari. Wapi. Umunsi se muzagenda gukora video. Byose nakaza ariko. Byose nakaza. Iyo usubije amaso inyuma mva hari icyo wahindura ku mubano ku cyabaye hagati yanyu ku buryo mwatandukanye? Ndumva byaba bimeze nko kuregreta kandi yabi. Ibi biba bigomba kuba n'ubundi. Kimwe nuko nta